Halo, halo, muraho neza. Nanone ndabasuhuje, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Ni Mukeshimana Valentine ugarutse kandi nishimiye kubaha ikaze ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri Women Guardians Ministry. Karibu Yesu aduhana umugisha. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero tugiye kurisanga muri Yona ibice bitatu, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yona yongera gutumwa i Ninive. Amen. Reka dusenge. Mana, turagushimye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe, tugushimiye ko utwitaho ukaturwanira intambara tuzi ndetse n'izo tutazi, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimire ko tugiye kwiga ijambo ryawe muri uyu mwanya, reka ubane natwe, umwuka wawe wera dushyigikire kandi uduhe ubwenge, wowe umugisha umuntu wese uteze amatwi iri jambo, wumve Mwami Imana icyo umutima wo gusaba kandi umusubize. Urakoze, mbisabye nicishije bugufi mu izina risumba n'amazina, izina rya Yesu. Amen, amen. Abakunzi ba Women Guardians Ministry rero, reka dusomere ijambo nk'uko nari mbibabwiye. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yona yongera gutumwa i Ninive, ruri kuri paji ya 856. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira riti, haguruka ujye i Ninive, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Ninive nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Ninive wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati, hasigaye iminsi 40 Ninive hakarimbuka. Maze ab'i Ninive bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje, hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Ninive, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Ninive bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi byo kurisha kandi byo kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukirire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi, ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbure. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Amen, amen. Nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye. Ni inkuru dusanzwe tuzi y'ukuntu uyu muhanuzi Yona Imana yamutumye. Yaramutumye bwa mbere, ariko ngo Yona ashaka guhunga Imana, ashaka kudakora icyo Imana yari iri kumubwira. Nyuma y'ibihano rero Imana yari imaze kumushyiramo, ko inkuru zikomeza batubwira ukuntu Imana yaje guteza umuraba ubwo yarashatse guhunga. Yona akamara mu nda y'urufi iminsi 3. Yaje gusenga ari mu nda y'urwo rufi, abwira Imana ati, Mana, nuntabara ukansubiza ku isi, ndakwemerera kuzakora umurimo wo wari wampamagariye gukora, nari impunze, nari nanze gukora. Rero Imana, kuko ari Imana yumva amasengesho, aho waba uri hose, aho wasengera uri hose, ni Imana yumva icyo uyibwiye, ni Imana yumva icyo umutima wawe uyibwiye, ni Imana ikomeza isezerano. Niyo mpamvu Imana yamusubije amahirwe yo gusubira ku isi, ndetse ngo itegeka urwo rufi kumuruka kandi rukamunuka i Ninive. Imana imutuma ubwa kabiri rero nk'uko iri jambo ritubwiye, yongera gutumwa i Ninive. Noneho agira kumvira, aragenda ajya gukora icyo umwami Imana yari yamutumye. Rero iri jambo ndizanye kugira ngo twongere dutekereze kuri aba bantu b'i Ninive, igikorwa bakoze igihe bari bamaze kumva ubwo butumwa. Igihe bari bamaze kumva ubutumwa bw'Imana, abaturage b'i Ninive baravuze bati, mureke duce bugufi, twicishe bugufi, dusenge. Si ugusenga gusa, twebwe n'abantu bacu, twebwe n'imikumbi yacu, twiyirize ubusa, duce bugufi, kandi buri muntu wese ahindukire by'ukuri, areke inzira ze mbi yagenderagamo, kugira ngo Imana ibe yareka ibyago yari igambiriye kugirira uyu mudugudu wacu.
bakunzi ba Women in Gardens Ministry, wowe wumva wari utangiye guteshuka, wari ugiye kugenda kure y'Imana, ijambo ry'Imana rirakugaruye, umwuka w'Imana arakugaruye, arakubwira ngo wigenda, guma mu nzira yo gukiranuka, kandi nawe wari waragiye, umwuka w'Imana arakugaruye akubwira ngo ca bugufi, niwicisha bugufi, Uwiteka Imana ni Imana igira imbabazi, ni Imana yiteguye kukubarira ndetse no kukwakira. Ibyago yari yaraguteganyirije kubera kwinangira cyangwa se kubera kutayumvira, Imana yiteguye kubikuraho irebye guca bugufi k'umutima wawe ndetse no guhindukira. Kandi iri jambo umwuka w'Imana arongera kukubwira wowe Yona, wowe Imana yatumye gukora imirimo yayo ariko ukagerageza kuyihunga, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo nta hantu ho guhungira Imana na hamwe ufite, byiza genda ukora icyo Imana yakubwiye utarahura n'ibibazo, utarahura n'ingaruka mbi, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe atari mubi, ahubwo umugambi wayo ari mwiza. Niyo mpamvu ni byiza ko wumvira ubutumwa bw'Imana. Yesu yaravuze ngo kunkurikira birakomeye, ngo ushaka kunkurikira yiyange, aheke umusaraba we kugira ngo ankurikire. Wikita ku byayo cyangwa se ku bicantege nke by'abantu, ibyo abantu bakubwira, wowe ita ku cyo Imana yakubwiye, ukora icyo Imana yakubwiye, ibintu byihorere ubiyiharire n'ibyayo. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo nari mbafitiye kuri uyu mugoroba. Imana ibaha umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana ndetse no gukomeza kubana nanjye kuri Women in Gardens Ministry channel yacu. Reka twese hamwe dukomeze tuyishyigikire. Imana ibaha umugisha, tuzabonana ubutaha. Bye bye.